na turagira ngo tubakire uyu munsi mfite isomo nateguye kubigisha kandi rifite umumaro munini. Hanyuma twakiriye abantu bageze hano nonaha badasanzwe hano, mwumve mikaze cyane, uze gukora subscribe kugira ngo nidushyiraho gahunda ugihita umenya ko dutangiye. Buri munsi turasenga. Hanyuma jewe ubayoboye nitwa Pasteur Missionnaire Alice. Mani baho umugisha bagure cyane. Mwiyumve mikaze abantu mwese muri mu mpande zitandukanye, mwiyumve mikaze cyane, imbaraga z'Uwiteka zibagote. Turagira ngo rero tuganira amagambo y'Imana akomeye meza dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice cya 8. Luka butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, butumwa bwiza abantu mwese mugeze hano tugiye kuganira kuri iryo jambo, butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 8 murongo wa 4 kugeza ku wa 8. Luka igice cya 8 murongo wa 4 kugeza ku 8. Haravuze ngo nuko abantu benshi bamusanga bavuye mu midugudu yose bamaze guterana, abacira umugani ati, uwo ni Yesu. Umubibyi yasohoye imbuto akibiba, zimwe zigwa mu nzira barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazitoragura. Kubera iki? Yabibye ku nzira. Yo nawe yarakotoye rwose. Izindi nazo zigwa ku kara, zimaze kumera ziruma kuko zihabuze amazi. Beka tureba hanaho yarahiye. Tureba handi rero, izindi zigwa mu mahwa, amahwa amerana nazo araziniga. Aha naho yaraswasa, yarahiye hanaho amahwa araziniga. Izindi zigwa mu butaka bwiza ziramera, zera imbuto imwe 100 indi 100, bityo. Amaze kuvuga ibyo avuga ijwi rirenga ati, ufite amatwi yumva niyumve. Yes, tugiye kuganira amagambo y'Imana. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, karibu cyane. Noneho uyu munsi tugiye kwerekeza ku ngo. Urugo rubi rushobora kukubuza gutambuka. Mwigire hino hanyuma utumire n'aba bantu b'ingo. Uyu munsi ndashaka ko tuganira, nibirimba muze kumbaza n'ikibazo, muze kumbaza ibibazo muri commentaire. Tugiye kureba uburyo urugo rubi rushobora kukubuza gutambuka, ntugere ku nzozi, kwinjira mu rugo wari ufite target zikaburizwamo bigaferinga, kwinjira mu rugo wari uzi kugiye gukomeza amashuri bikanga, kwinjira mu rugo wari uzi kugiye kubyara bikanga, kwinjira mu rugo wari uzi kugiye gutera imbere bikanga. Tugiye rero kuganira kuri izi ngo twifashishije aya magambo Yesu yavuze ameze nk'uca umugani, ariko wa mugani ugana kariho. Mu magambo dusomye twumvise imbuto zaguye ku nzira, izaguye ku kara, izaguye mu mahwa, n'izaguye ku butaka bwiza. Izi mbuto rero aha hantu zagiye kuzigwa tugiye kuhifashisha muri izi mu ngo. Tugiye kureba urugo rwubatse ku nzira. Muraho yemwe? Tugiye kureba urugo rwubatse ku nzira. Bubatse ngo muze tuganire. Namwe mwenda gukora za mariage muze tuganire. Utazashiduka wubatse ku nzira cyangwa ku kara cyangwa mu mahwa, turashaka ko ubaka mu butaka bwiza. Utubatse muri ubu butaka bwiza ntabwo urugo rwawe ruzatambuka ngo rugure inzu, ntiruzatambuka ngo rutunge imodoka, ntiruzatambuka ngo rutere imbere. Uramutse utubatse muri ubu butaka bwiza, nkurikira. Ariko mujye munandika rigiye mwazabyuka mu gitondo mugasanga izi mbuga nkoranyambaga byasibamye. Urugo rero rwubatse ku nzira. Ubundi inzira bibiravuze ko bazikandagira cyangwa inyoni zikazitoragura. Urugo rero rwubatse ku nzira rurakandagirwa n'imyuka igereranywa nk'inyoni, igatoragura ibintu byose byakagira umumaro urugo. Dore rero ibintu biranga urugo rwubatse ku nzira. Mana nyagasani. Rurangwa n'amakimbirane kuko ruri ku nzira. Ahora garuka nimba ari umushahara mupfa bihora bigaruka. Rurangwa n'amakimbirane ahora garuka. Uru rugo ntirujya rwumva inama z'Imana,
Imana yatuma abahanuzi yabasanga mu nzozi kubera ko rwubatse ku nzira. Izi nama z'Imana ntimuzishyire mu bikorwa. Ikindi, uru rugo rwubatse ku nzira ruhorana amakosa ya kera mu kanwa. Amakosa ya kera ahora azanwa mu mpaka. Ikosa ryabaye mugishakana, iryo byabaye mubyaranye rimwe, iryabaye mubyaranye kabiri, none mugize abuzukuru, kuko urugo rwubatse ku nzira ruhorana amatiku y'ibyabaye kera. Nta kubabarira. Magambo akomeretsa niyaranga urwo rugo rwubatse ku nzira, no gutesha agaciro hagati muri mwe mwashakanye. Kwemera ko abantu bo hanze babayobora bakayobora urugo rwanyu kubera iki? Rwubatse ku nzira. Umuntu wese utambutse yumva ibivugwa, yumva ibijujura, kuko urugo rwanyu mwahisemo kurwubaka ku nzira. Ku nzira y'abanyamagambo, ku nzira y'ababota, ku nzira y'abamarene, ku nzira y'abapare, ku nzira y'abo mwiganye, ku nzira ngo y'abamama mwabatumiye. Rwubatse ku nzira bahora babota. Ikindi, abantu bo hanze nibo babayobora, nibo babayobora urugo rwanyu. Inshuti na bene wanyu nibo babayobora, bakagira ijambo kuruta bashakanye, no kudafata umwanzuro, no kudafata umwanya wo gusenga. Satani ahora bakuramo imbuto y'ijambo. Kubera iki? Mwarupyataritse ku nzira, urugo rwanyu niho ruri. Utambutse wese arumva ijambo. No kuri status musigaye mupostingaho n'ibibazo byabonaniye nukohereza marikodi mukanya uti irayobye mbabarira siwe nashakaga kuyoherereza. Naho urugo ruri ku nzira. Turaza gusoza wamenye urwawe aho rwubatse. Ubundi zingo mukanya tuzimure zirajya ku butaka bwiza katika jina la Yesu. Reka turebe urugo rwa kabiri. Urugo rwa kabiri rwubatse ku kara. Akara kagereranywa n'urutare, niho rwubatse ku kara. Uru rugo usanga kenshi rugira n'urukundo, bakabumwe, bakababarirana, bakihanganirana, bagasengera hamwe, ariko ntirugira aho rushorera imizi, kuko rwubatse ku kara. Nubwo bahuje, nubwo basenga, nubwo umwe acuruza umwe agaca hirya undi agaca hino, nubwo badahishanya, ariko rwubatse ku kara ntaho rushorera imizi. Nubwo barwubatse mu byishimo, ariko ntaho rushorera imizi. Nta biryo, ruhora mu madeni, ruhora muri pressure, bahora mu cyamunara. Ujya kumva babuze urubyaro kandi barakundanye n'ishari shushu. Ujya kumva havutse ikibazo runaka gikomeye. Rwubatse nirugira aho rushorera. Usanga nubwo mu rwubatse mufite bene wanyu bakennye, nibo bahora baza nka 5, 10, ntizaya. Ntirushora imizi, ntirugira ahantu rushorera imizi kubera aho rwubatse. Izi ngo mwashidutse zubakitse ku kara, namwe mukanya turaje tuzimure mu buryo bw'umwuka. Birakunda, mumvugira ngo haleluya, birakunda. Urugo rwawe rurava ku kara, nawe utunge, urubona aho rushorera imizi, rukomere, ruremye. Nibyo. Yo, katurebe urugo rwa gatatu. Urugo rwa gatatu rwubatse mu mahwa. Yewe data we. Urugo ruteye ubwoba, urugo rwubatse mu mahwa ruteye ubwoba. Amahwa murayazi. Abantu muri promotion yanjye amahwa murayazi. Nutayazi abayigijije nkana ni kwa kundi umuntu yivugisha ngo akona agaki. Numvise n'abantu bavuka aho mvuka
uvuga ikintu ngo ako nagaki yarewe ako namwe muribagirwa ma cyare kasha ubu mubaye abaprofete ejo bundi mubaye abanyamugejo bundi ko gifite ubwene gihugu bw'u Rwanda utuye hano i Kigali kubuvuka aho mvuka barabaza ngo baravuga ikintu cyaho uvuka ngo ako nagaki ngo ko na areka ya mwiyoroshye amahwa ninde utayazi hano amahwa arajombana hano ngo abatekinisiye ntibayazi nabo bajejo amahwa ngo ntibayazi ibiti bifite amahwa nta nyoni byarikamo ibiti bifite amahwa nta muntu binyuramo ibiti bifite amahwa ikintu kibimeze iruhande ntigikura aya mahwa mana yanjye we muze gusacinga murabibona musacinga ngo munyereke igiti gifite amahwa murabibona muramenya amahwa icyo ari cyo ariko muri no misani nabonye bayafite ku mutima nta kibakure no ku mitima bamwe yagezeho kandi amahwa ageze ku mutima no turahanduye katika jina la Yesu mucyo yabasetse Solange abasetse uru rugo rwubatse mu mahwa rero nirwongeye gusobanura uburyo ruhorana ikintu cyitwa imihangayiko y'ubuzima guhora bahangayikishijwe n'amafaranga amadeni niho abarizwa guhangana umwahisha undi ubucakuru bucabiranya urugo rwubatse mu mahwa marira ahoraho gupfa ubusa gupfa ukuri ninde watashye saa 9 ninde watanye icupa ninde watahanye indaya rwubatse mu mahwa ni ibibazo urugo rukunda ubutunzi urugo niryo rumenya Imana ntiwababona bagiye gusingiza Uwiteka ntiwababona n'ishapure mu ijosi ntiwababona na korowani cyangwa Bibiliya rwubatse mu mahwa ntibakeneye Imana ntizi ikiganza cyabo Imana ntibazi mu nzu yayo urugo rwubatse mu mahwa we rugirira ari by'isi ntibababarirana bahora bari muri temo ninde wamagaye ribu kuri polisi nindi manza nibande baje kubunga mbega mahwa inzika zihoraho zigenda zikura nk'amahwa nyine inzika zigenda zirandaranda nk'amahwa n'undi munsi ntukamenye no mu modoka rigure mu mugore n'umugabo bicaye imbere bagenda batumbye navugana n'undi novuze kumva aramotse ntimunateganya ko yabura feri mugacuranguka mukabura n'ubugingo nimunabitekereza ntabwo bamugira kuko mwubatse mu mahwa nta umenya konte yundi modoka uhora uvuga ko ariyo wati umuntu mukorana kandi ari yawe rwubatse mu mahwa zingo zubatse mu mahwa Imana izikurinde izingo zihora zisinda ibiyobyabwenge ngo by'ubusinzi ngo ibiyobyabwenge kutaganira guhishanya imitungo n'amafaranga gucekacekana kutishimira iterambere ry'undi ugasanga umugabo nimba akiza umugore rurageretse nanjye Imana izampa aracunga ikofa hwiri nisiha ruri mu mahwa urugo rwibagiwe Imana ntibazi ko n'Imana yabatabara rwubatse mu mahwa yewe data we harumwata urugo rubi rurababaza pastor urugo rwubatse mu mahwa umugore ahorarira n'agahinda umugabo nawe atega moto ataza aho agiye yabaza mu matara maza tunsiga aho ubonye kuko yubatse mu mahwa ntaza aho agiye hari uyobiwe akabona iwe ntahazi naho ruri mu mahwa urugo rwageze mu mahwa kera niho rwubatse urugo rwawe agahinda gakabije urugo rwubatse mu mahwa umwe abarwaye diabete undi arwaye pressure undi arwaye igifu mbega amahwa kofe zo mu gituza mu buriri umwe aryama mu cyahafu undi Nyamirambo kandi ari uburiri bumwe naho nta mahwa arabajomba mbega amahwa we Yesu we uru ni urugo rwubatse mu mahwa urugo rwubatse mu mahwa ntirujya rwakira abantu ntirufasha ntirutwerera ntirujya mu bukwe invitation ziba zirunze mwigiye mumeze nk'abigira ntimwagemurira umuntu kwa muganga telefone mumwe abareba undi dore iyo maso aragoramya mwarebye imirari umwe abareba undi message njya muri MTN wishyure
ujye umenya amakuru guhakinga nado mwabaye muri cyanaho rwubatse mu mahwa muvuganye ngo iki n'uwo muntu ese ko mama yaguhamagaye mwavuganye iki ese uriya muntu waje hano yaraje kugira ate ese ko nabonye ujyanye igikapu hari mwike naho rwubatse mu mahwa rwubatse mu mahwa disi mane gukurira urugo rwawe mu mahwa mugabo arakinguza umugeri mugabo narataha yamaze abana bambaye inshabari abana bariga nabi umunsi umwe barabura minerivare agasubira kwiga ageze mu kizamini usanga urugo rwubatse mu mahwa umwana nawe usanga arwana na mwene nyina iyo badapfuye amata bapfa ikijumba umwanya umwe ngo kubamuye amanota uzanye nangahe wibagiwe iminsi yicaye atiga wayanywereye mbega urugo rwubatse mu mahwa hari uvuze ati numva avuga ko urugo rubi rurutwa na gereza mani barindi ngombe Salomo yaravuze mu migani ngo kubana n'umugore w'ingare byarutwa no kwibera ku gasozi kadatuwa ariko mfite amahoro umugore yagusaza umugore yageze gusaza umugabo atega moto ageze Nyabugogo abaza umumotari amazi ati nsigati ponte nsigaho ngaho ubonye arangije ajya kuri polisi ati umuntu abara umugore aranyishe yabawe hari n'abagore bubatse bigize amahwa ku bagabo abyuka n'injoro akikunguza agahamagara polisi hari wigeze kwikunguza atazi ko umugabo yashyize kamera mu nzu kuko yarazi ko yashatse amahwa yasezeranye n'amahwa yakoye amahwa yesitara udukamera mu nzu umugore arikunguza ahisha icyuma munsi y'igitanda n'umuhoro arangije avuze induru ahamagara polisi ati umuntu abantu umugabo yavuze ko anyica mu ntabare dore ngibi ndabibonye bati biki ati ngo umupanga ngo iki cyuma polisi zihageze umugabo ari kubitwa n'inkuba umugabo arangije aravuga ati ariko afande mbere yo kunkubita ipingo mube muretse yewe tubanze tubaze kamera umugore akanura amaso ati hoya nta bihekane hano reka turebe kuri kamera barebye kuri kamera basanga abizaniwe na mwene wabo kamera ibirabareze ngo ngizi ngo zo mu mahwa basanga n'umugore wabihashize n'ibintu bavuganaga amajwi kamera yayafashe ngo ngizi ngo zubatse ku mahwa niko zimeze ntabwo ingo zubatse gutya zatambuka ntabwo ingo zimeze gutyo ku kwezi mwebwe ndi kubareba birasaba ko ingo zanyu zibanza kwimurwa mubigizemo uruhare mu buryo bw'umutima mu buryo bw'imikorere mu buryo bw'amarangamutima iyo mishahara mwibika abagore batazi iyo mishahara mwibika abagabo batazi muri ingegera mani baba baririza ingo zubatse ku mahwa amahwa ari kubajomba harimo arajomba abana n'umushyitsi uhageze arara mu manza murara muregana ibya kera muhora mu mpaka naho ingo nta kindi ziziza amahwa mama ziziza amahwa papa ngo zanyu nizive mu mahwa ye baba we reka turebe uru rugo rwa kane rwubatse ku butaka bwiza rwubatse mu butaka bwiza turebe uru rugo rwa kane urugo rwa kane turusoze mwitegura ko mbaza ikibazo ufite ikibazo mbaze ubundi nze mbasengere ingo zanyu zimurwe iziri ku kara zihave iziri ku nzira zihave iziri mu mahwa zivemo katurebe urugo rwubatse ku butaka bwiza sha haleluya hano haruvuza ati abagore b'iyi minsi ntidushobotse pe ati Imana itabara ingo nanjye ndinde urugo rwubatse ku kara humura turaje turwimure nusanga ikibazo ari wowe urareka amanyama y'abanyiginya n'abazigaba n'abega n'abacyaba buri muntu arareka amanyama kari n'ingo zubatswe mu mahwa zubatswe ku kara kubera n'abarozi kubera n'abakonikoni Imana iguha umugisha di hari umuntu uvuze ati iri jambo ndarituriye sharatuye pe kabisa urakoze izi ngo akenshi zagiye zorekwa n'abakonikoni akenshi zagiye zorekwa n'inshuti mbi zibagereje ingo ku kara inshuti mbi zibagereje ingo mu mahwa inshuti mbi zibagereje ingo
ku nzira. Urugo rwawe rwari mu butaka bwiza, ariko aba bagome barugejeje ku nzira. Turaza kugarura izi ngo ku nzira, tuzikure ku nzira, tuzikure mu mahwa, tuzikure ku kara, zize muri ubu butaka bwiza. Utega amatwi wumva uru rugo rwubatse mu butaka bwiza. Uru ni urugo rugira umutima wakira ijambo ry'Imana. Usanga no mu rusengero baba bicaranye, mwe yasibye gusenga ababara. Uru rugo rushyira mu bikorwa iby'Imana yavuze n'ibyo abashumba bababwiye. Rumenya amaturo yo mu nzu y'Imana nayo mu bakene. Urugo rurababarirana, uru rugo rusengera hamwe, basengera hamwe. Ariko ubu ntimukumbuye, mwabagore mwe ntimukumbuye gupfukama imbere y'ibitanda n'abagabo banyu mwese muzamurira isengesho rimwe? Uzi ukuntu aya masengesho akora Satani yabanyaze? Bagabo mwe ntabwo mukumbuye kwifungirana mu cyumba cy'amasengesho muri kumwe n'abashakanye nabo mwashakanye muri gusaba Imana umugisha? Ariko se ubu murabona uyu mugisha waza gute mu mahwa? Uru rugo rusengera hamwe. Icyitonderwa, y'ibibazo bije muri uru rugo babikemurira hamwe mu rukundo. Babikemurira mu rukundo, we rugira ubworoherane, rwigisha abana inzira y'Imana. Ntibaha umwanya inzika, baha umwanya Imana mu mutima. Uru rugo rureba kure, uru rugo rurakora. Umwe arakora, undi agaca hirya, undi agaca hino, bagahuriza hamwe. Icyo undi azanye akabwira undi ati ngiki. Izi ngo zirakora maidiya. Imana ibimure. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Ufite ikibazo ambaze. Ariko ndashaka kukubwira ngo hari igihe n'umufamili yaza akavana urugo rwawe mu butaka bwiza akarushyira ku kara, akaza yisize isusa, akaza ari gatumwa. Hari igihe n'umuntu haza ngo muramucumbikiye akaza ari intumwa. Hari igihe haza n'umushyitsi urugo bikarangira rushubije mu mahwa. Hari abarimo bavuga ati Imana iduhe ngo nziza urwanjye rwubatse mu mahwa. Buri muntu yagiye avumbura aho urugo rwubatse. Mwigire hafi aha, mwigire hafi aha ngaha, dusenge. Umuntu ufite ikibazo ambaze musubize. Ubanza umenye ese uru rugo kuki rwageze mu mahwa. Banza ufate umwanya wo kugenzura. Ese kuki rwageze ku kara, uru rugo kuki rungeranye ku kara. Ese uru rugo kuki rungeranye ku nzira. Ubanza urebe ese nige nabigizemo uruhare. Nige nabigizemo uruhare. Hari igihe yaba ari wowe nusanga warabigizemo uruhare, garukiraho. Nidusanga ari isimbi wahuye nayo, turaje mu kanya twinjira mu mwanya wo kugarura izi ngo zive mu mahwa, zive ku kara, zive ku nzira. Urugo rwo ku nzira usanga umuntu wese arwinjiramo. Ariko izi ngo mwazubatse ku nzira namwe murakabya. Ngubuza aho arara niho arara, ngo ufite gahunda yo kuzivuza, ufite transfert kandi afite ubushobozi bwo kwishyura hoteli niho arara, namwe mwarushyize ku nzira. Ngo umwana uzaza gukora ikizamini ngo kwa so wanyu, ngo mwari muturanye kwa sokuru niho arara, urugo mwarushyize ku nzira. Uje azanye utuntu mu ngutiya ngo arashaka gucumbika hafi, ngo afite transfert, ngo azinduke, ni rwa mwarushyize ku nzira, namwe mwarushyize ku nzira. Maze n'uburiri mu bushyira ku nzira, byumba ntimukinga, mwohereza amabo bene wanyu, namwe mwarushyize ku nzira. Imana ibababarire. Izi ngo mwazishyize ku nzira, bamwe mubigiramo uruhare, abandi muzizanamo amahwa. Muzanamo amahwa muzi ko adashobotse. Urugo kwa rwinjemo wazanye bene nyoko kugira gute ko nyoko naso bakiriho. Byo byose ari usanga mwushi dusara amahwa mwazanye. Urugo rwawe rwabaye nka business. Mwene wanyu hirya no hino niho aza kuyora umuceri, niho aza kuyora kahunga, rwabaye amahwa. Hari abarimo avuga ati Imana ndagusabye nkuru urugo rwanjye mu mahwa. Buri muntu wese yayobewe, yamenya aho urwe ruri. Kandi 90% mwese muri izi ngo 3 mvuze, ingo ziri ku butaka bwiza n'imbarwa.
ariko urugo rwambabaje ndi gutegurira ijambo ni urugo rwo kukara rukora ibishoboka byose ariko ntirutera imbere, mugakora mukanumvikana mukajya inama ariko iterambere wapi. uru ni rwo rwambabaje, uru rugo rwa rurava kukara. kuki mukora nimutera imbere? kuki mubyara mugapfusha? kuki mucuruza mugahomba? kuki mwabuze urubyaro mukundana? kuki mwabaye abashomeri mwarize kandi muhuje? uru rugo rwo kukara ruri mu ngo zambabaje. Harimo avuga ati Mana tabara. Yaravuze ati pastor atababyeyi banjye ko ariko bameze nko nakora iki? Impore bambe ababyeyi bawe nimba bameze gutyo murabanza murebe icyabibateye. Arige mama wanyu yaba ari ibamba cyangwa so yaba ari idubu. Murareba kote mbi nk'abana mumaze gukura, murareba nyirabayazana mumwicaze mumuganirize, muramuganiriza mukaba mwashyiramo n'akantu k'iterabwoba ritagatifu ko nibyongera muzahamagara ubuyobozi mukamureba impamvu ameze atyo. Hari igihe mama wanyu yaba ari kaziza agataha yasinze ataha avunisha umuheto papa wanyu, hari igihe papa wanyu yaba atoroshye yose anywera akayamara. Mwirasaba ko mureba ukote febre, nimba ari papa nimba ari mama mumwicaza ahantu mu rukundo, mumwicaza ahantu mu rukundo mumuganirize. Turabona ibi ubihinduye, turabona byagenda neza. Nimurangiza mwongere mubahe iminsi nyuma mubicaze bombi mubabwire mubasabe, basi mubasabe tubafashe iki, ntidushaka izi nduru. Hari igihe yaba deprimye akeneye umukansara, akeneye kuganirizwa, yarahungabanye yarahunyuze mu bihe bibi agahungabana, ariko iryo hungabana rye ntimumufasha ahubwo mukamuhura. Ibyo nabyo mubanza kubyitegereza mukabireba, tukabafasha mu myumvire kandi Imana ikabikora neza. Uyu we rwose yanditse ururimi ntari bumenye ngo jyewe narana mubuza ubanza tisinze herezo rye. Yo ndabyumvise, ahari adahari usibye Imana yonyine. Birashoboka ko yajyanywe n'amahwa, urugo rware mu mahwa, aragenda ababa dayimoni bagenda batoragura, za nyoni zigenda zitoragura urugo rwubatse ku nzira. Murabizi ko bagenda batoragura. Uyu nukumukurikiza imbaraga z'amasengesho. Uranampamagara ku ruhande nkaguha izindi nama, uburyo wasenga, uburyo wamuvugisha nimba na nimero ye iriho. Hari igihe aba afite n'ikimwaro. Hari abagabo bakoze ibintu by'ubumwaro biteye ikimwaro ku buryo agira isoni zo kugaruka mu rugo, agata abana bakiri bato bamara gukura ati ndaca he, akeneye kujya kumucyura n'abagabo baracyurwa. Hari unyandikiye mwibanga ati jyewe ndarushye cyane umugabo wanjye ubusinzi, amaherezo ye ndarushye pastor, ndi kugukurikira nuko biri kwanga nkwandikiye mu gikari turi kumwe. Yo uyu mugabo ufite ubusinzi mugabo usinda n'umugabo unywa inzoga ananiza mu bwonko, ariko bikagusaba ko uba concentré mu kwakira mu kwakira mu kumwakira uko ameze, ariko ntubyakire nk'ibintu wabana nabyo burundu. Kwiyakira ariko ntubyakire. Icyo bita kwiyakira mu kigeragezo, ariko ntiwakire ibigeragezo. Ukabanza ukareba ese ni karande, kuko hari igihe yaba ari karande y'iwabo mu miryango. Se yari umusinzi, sekuru ari umusinzi, ari iby'iwabo. Iyo ari iby'iwabo burwana n'ibicaniro by'iwabo haba hakeneye deliverance. Kabiri, hari igihe aba ari umurengwe w'ibintu abonye atarabibonye kera, akaba yinjiye muri icyo cyiciro n'imyaka iri kumukoroga. Mutega imyaka ejo bundi araje asaza, ariko munaho umure n'inzoga baziciye. Izi zihenze se barazikura he? Urebe ko atari umurengwe ubiteye, nawe umutwara gake umwereka ko atari byiza gake uhozaho, ariko utamutota. Atari inkeke. Kuganira bitandukanye no guhoza ku nkeke. Nawe
ibirenze ibyo ngibyo tuguha ubufasha mwibanga tukakubwira tuti wamufasha gutya, wamufasha gutya. Hari gihe bafite ibyo ahunga agiye kwidroga. Uyu aravuze ati batinya Imana bashyira mu gaciro ntibarakazwa n'ubusa, Mana uduha ingo zinezerewe. Yego, uru rugo rwubatse mu butaka bwiza. Mukanya turaje dusengera ingo tuzikura mu mahwa no ku nzira no ku kara, tuzizane ku butaka bwiza. Hari undi ufite ikibazo ngo mufashe? Abantu mwabuze abagabo banyu mujye kubacyura, nimba baragiye no n'abandi bagore barabatwaye mubabohoze bagaruke. Nibaze se nyine, nibaze, mutahe mubabwire muti twarakijijwe. Yaravuze ati yewe nukuri tugomba kwakira ikigeragezo cy'umugabo w'umusinzi, Uwiteka ajya turengera. Oya, ntabwo nshaka ko mucyakira. Kwiyakira no kwakira icyo kintu biratandukanye. Kwiyakira ni nko gusama amarangamutima ngo atahagwa. Kwiyakira ni nko gusama ubuzima bwawe ngo ejo utarwara diabete iturutse ku mibabaro, ariko wibyakira nkaho bitazahava. Kandi ikindi hari n'abarokore mwigira abahatari mukabashaka muzi ko ari abanywanzoga ngo muzabahindura. Uyu muntu Imana itahinduye ni wowe uzajya kumuhindura. Aho ibintu mwigira n'ibiki? Ngo ndabizi ngo umugabo ngo umutipe ngo wankoye ngo afite amafaranga ngo ariko ngo anywa akantu ngo ajya no mu bagore ngo ariko nzamuhindura. Wowe uri umwuka wera, urahindura umugabo uri umwuka wera. Hari abazizi icyo baguyeho, ariko tugiye gusenga isengesho rikuriza ingo aho rizizana izingo mu butaka bwiza. Haleluya, haleluya. Yaravuze atabisi baratuzengurutse ariko turengere tifaya. Nabo niboroshye, nabo ntabwo boroshye, bafite udufu bagendana. Yagusura mu gitondo bugacya wumva umugabo cyangwa umugore akunukira nk'amabyi y'imbwa, naho wisi yahavuye. Yakomeje kumbwira ati kandi nukuri nta kintu na kimwe tubuze mu bushobozi, ariko gushyira hamwe byaranze. Ari urugo rwanjye mbega iwe birakomeye n'imitungo y'urugo. Umugabo wamaze ngo imyaka 4 umubajije gahunda yo kuza murabipfa. Aracyaboshywe, aracyari muri manyinya, aracyari mu maboko yabo kunzira, aracyafashwe bugwate. Ariko mukanya tugiye kurekura icyo biti bikompro by'amasengesho. Haleluya. Ibintu byagushyiriye ingo mu kaga, urugo rwawe rukajya ku nzira, turakubita hasi. Ibintu byatumye urugo rwawe rujya ku kara, turabikubita hasi. Ibintu byatumye urugo rwawe rujya mu mahwa, turabikubita hasi. Haleluya. Urugo rwawe turarukurura turuzana mu butaka bwiza. Abizeranye nanjye muze dusenge, muze twatake. Mana we, tugiye gusenga. Mujye muri position yo gusenga. We wararaga mu mahwa, we wararaga ku kara, we wabaga ku nzira. Tugiye gusenga, tugiye gufata izi ngo katika jina la Yesu, tugiye kuzubaka ku butaka bwiza. Kandi data yantumye ngo izi ngo zari zarananiwe gutambuka kubera ibi bintu byaje, kubera ibi bintu byubakiyeho. Imana yambwiye ngo nze nzisengere kandi nze mbaganirize. Iyantumye igiye gukora imirimo ikomeye, iyantumye igiye gukora ubutabazi, iyantumye igiye haleluya, iyantumye igiye kwiyerekana. Umuntu wese afata urugo rwe mu kwizera rusengere, ufata urugo rw'umwana wawe. Nimba naho bombori yaritangiye, usenge. Haleluya. Mupfukame musengere ingo. Tugiye kwimura ingo, abazimu bajyanye ku kara zigaruke mu butaka bwiza katika jina la Yesu. Tugiye kwimura ingo abakoni bajyanye mu mahwa, fire turazigarura mu butaka bwiza. Tugiye kwimura ingo abakoni bashize ku nzira, ziragaruka. Izina rya Yesu. Ndagira ngo dufate umwanya dusengere hamwe. Kandi numva wafashijwe uze gushyigikira iki gicaniro ukoresheje imbaraga z'amafaranga.
urakoze Uwiteka, turagushimiye. Dusanze Satani yarafashe ingo azijyana mu cyerekezo cy'abazimu. Dusanze hari n'abarozi n'abakonikoni bafashe izi ngo zari ku butaka bwiza bazishyira mu cyerekezo cy'inzira, bazishyira mu cyerekezo cy'amahwa, bazishyira mu cyerekezo cy'akara. Turazigaruye, haleluya! Tugaruye izi ngo Satani yafashe, turazimwambuye. Satani yanyuze mu kanwa bavuga nabi, Satani yanyuze mu butunzi barabuhishanya, Satani yanyuze mu mahwa. Turagarura izi ngo zoteregerebo, tugaruye izi ngo. Zingo zubatswe ku nzira, inyoni zikajya ziza gutoragura imbuto zo mu ngo. Izi ngo turazigaruye, tuzubatse mu butaka bwiza katika jina la Yesu. Uru rugo rwa runaka wateranye turaruburanye, turukuye muri divorce. Haleluya, haleluya. Turazinefaya here shayire gerebo. Wamani iri hejuru y'amajuru, umva gusenga, umva kwinginga kunesando tayizeregerebo. Kwizi ngo ziteraniye hano imbere yawe, izi ngo bene wabo bazishyize ku kara, izi ngo amadena zishyira ku kara, izi ngo indwara zizishyira ku kara, izi ngo ibigeragezo bizishyira ku kara, izi ngo gupfusha bizishyira ku kara, ibigeragezo by'igihe kirekire bizishyira ku kara. Ndazimuye katika jina la Yesu. Ndi mu rugo rwawe ndarwimbuye katika jina la Baba. Ni rujye mu butaka bwiza. Urugo Satani yashyize ku nzira, uhanyuza akarwihanagurizaho, uhanyuza akabateranya. Mana nyiribihe, uru rugo rotekerebo rwageze ku nzira, incakura n'indyarya zikajya ziza gutoragura imbuto. Uru rugo rwageze ku nzira, ubonetse wese akaza kaharara, nibazi gutandukanya umurozi n'inshuti. Izi ngo zubatswe ku nzira, muntu wese uje akoramo. Izi ngo zubatswe ku nzira, muntu wese aje ajyana amakuru. Izi ngo abazimu bagejeje ku nzira, turabambura izi ngo. Aba bazimu turazibambuye, aba bakonikoni, aba bapfumu, iyi myuka turazibambuye. Tuvanye ingo ku nzira, tuzigaruye ku butaka bwiza katika jina la Baba. Tuzizanye mu butaka bwiza. Haleluya, haleluya. Izi ngo zageze mu mahwa. Uyu mwene wanyu urugo rushyize mu mahwa, iyi ndaya yinjiye yagutwariye umugabo, itumye urugo rujya mu mahwa. Ibi biyobyabwenge bishyize urugo rwe mu mahwa, aya madeni ashyize urugo rwe mu mahwa, uku kutumvikana bishyize urugo rwanyu mu mahwa. Izi ngo turazimuye, uru rugo ruri mu mahwa ndarwimuye, ndakatiregerebo, ndaruzana mu butaka bwiza. Mwakire ubutaka bwiza, mwakire kubaka mu butaka bwiza, mwakire kubaka mu butaka bwiza, mwakire kubahana, mwakire gukundana, mwakire gutera imbere, mwakire. Haleluya, haleluya. Amarembo yanyu ntakugarirwe, ninjiramo imigisha. Izi ngo nizijya ku butaka bwiza, mwakire imitungo, mwakire iterambere, mwakire gukomera, mwakire ubuzima, mwakire guhuza. Izi ngo turaziburanye muri aya masengesho, muri uku kwezi kwatambuka. Tuburanye izi ngo, turazizanye, tuzizanye mu butaka bwiza, tuzizanye mu nzu y'Imana, tuzizanye mu bushobozi bwinshi, tuzizanye mu mbaraga nyinshi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Izi ngo tuzishyizemo amahoro, izi ngo tuzishyizemo umutekano, izi ngo tuzishyizemo urubyaro, izi ngo tuzishyizemo amafaranga. Izi ngo turazubatse bundi bushyashya. Dukoze icyo bita ivugurura. Ibintu byose bari bazanye turabibasubije. Imyuka bazanye mu rugo rwawe nibasubirane, umwaka bazanye mu rugo rwawe nibasubirane, ibyaha bazanye mu rugo rwawe nibasubirane, abazimu bazanye ibiyobyabwenge nibabisubirane. Musubize abazimu ibyabo. Muntu wese uri hano, kintu cyose ubona cyaje mu rugo rwe kizanywe na Satani, mubasubize ibyabo. Izo nzoga, izo mogi, ayo masigara, ibyo byaha musubize abazimu ibyabo. Tugiye gufata umunota umwe kubasubiza ibyabo, tubasubije amadeni yabo, tubasubije imyaku yabo, tubasubije ibyo bazanye mu gitondo, tubasubije ibyo binjije mu byumba. Nibasubirane ibyabo.
Satani subirana amadeni, subirana inzangano zawe, subirana ibyawe. Murozi mukonikoni, subirana ibyawe, subirana amahwa yawe, subirana inzira yawe, subirana akara kawe, musubirana ibyanyu, tubahaye ibyanyu ku mugaragaro. Mukoma amashyi y'ubutsinzi, mukoma amashyi, mwigurira akantu musome. Ingo zacu turazinyaza, tuzinyaza amahwa, tunyizinyaza inzira, tuzinyaza akara, zirubakitse mu butaka bwiza. Mutere haleluya, haleluya. Turabashimiye abantu twabanye, wowe wateranye hano, Imana iguha umugisha, urakoze cyane. Shalom, shalom.